Iyo bavuze Miss Rwanda, abenshi mu banyarwanda bumva umukobwa uhagarariye abandi, haba mu bwiza, mu buranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi. Nguku uko tugiye kubagezaho inkuru rwose yababaje abanyarwanda ndetse yababaje n'abantu benshi ya Miss Rwanda wa 2022, aho yakatiwe n'inkiko umwaka cyangwa se gufungwa by'agateganyo. Tugiye kubyinjiramo tubiganire, icyo usabwa ni ukuntiza umwanya tukicara tukava imuzi n'umuzingo w'iyi nkuru tukababwira uko byagenze. Ikaze ndabashimiye, njye muri kumva banyita Ishimwe Julie, naho channel yo ni Ishi Julie Official. Ikaze. Niba ari ubwa mbere usuye ino YouTube channel, reba ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kandi shimira n'abamaze gukora subscribe bose, rwose ni ingenzi, muri abantu bacu kandi dukunda cyane. Inkuru rero tuyanzikire, inkuru tugiye kuyanzikira ku rukiko rw'ibanze Kicukiro, aho abasitari babiri, uwo twakwita nka Miss Rwanda cyangwa se uwigeze kuba Miss Rwanda 2022, Nshuti Muheto Divine, akaba yari ari kumwe n'undi bari bari kumwe mu rubanza, nawe baje kumushinja icyaha bamwita Fatakumavuta. Uyu ni umusitari ndakeka ko abantu benshi bamuzi. Urubanza rwatangiye saa 2 z'amanywa nk'uko tubisoma ku kinyamakuru nk'Igihe, Ukwezi, RBA ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Nshuti Muheto Divine yagiye mu rukiko ashinjwa ibyaha bigera nk'aho ari kuri bitatu. Icyaha cya mbere yashinjwaga gutwara imodoka yasinze. Icya kabiri yashinjwaga gutwara imodoka adafite uruhushya cyangwa perime. Icyaha cya gatatu yashinjwaga gukora icyaha warangiza ugashaka guhunga. Aha niho urukiko rwo mu Busanza Kicukiro rwahereyeho rushinja Miss Muheto Divine ko agomba gukatirwa. Nk'ubu nubwo Miss Nshuti Muheto Divine yari afite abamuhagarara mu mategeko cyangwa se abamufasha mu by'amategeko batatu, ariko urukiko rwamuhamije ibyo byaha ndetse rumukatira umwaka umwe n'amezi 8, ndetse kandi banageretseho n'igihano cy'ihazabu y'amafaranga 220,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku rundi ruhande mugenzi we Fatakumavuta we yashinjwaga ibyaha byo gukoresha urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge. Ubu ikigo Rwanda Forensic Company gipima ibimenyetso bya gihanga, harimo nk'ibiyobyabwenge, iby'amasano ndetse n'ibindi byinshi. Rwamusanzemo ikigero kinini gishobora kuba cyemeza ko anywa ibyo biyobyabwenge. Iyi nkuru yababaje abantu benshi, nk'aho ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose uri kugenda ubona SMS cyangwa se komenti, haba ku mbuga nkoranyambaga nka social media, Facebook ndetse n'izindi, bari kwihanganisha Miss Rwanda 2022 Nshuti Muheto Divine. Nk'ubu abantu benshi bari kuvuga ko
cyangwa se bamugira inama muri komenti, cyangwa se bagira inama abamufasha mu by'amategeko, cyangwa se undi muntu yaba amuhagarariye ko bagomba kujuririra iki cyemezo uko byagenda kose. Uku ni ukuri kuko abantu benshi bashaka ko rwose areba uburyo yajuririra iki cyemezo, kuko umwaka umwe n'amezi 8 n'iriya hazabu y'ariya mafaranga bishobora kuba bihenze. Nshuti bakunzi ba ishijiriye, ndabashimiye mugire ibihe byiza. Nshimira buri umwe wese yamaze gukora subscribe, akora share kandi akurikirana ibiganiro byacu. Ndamushimiye kandi nawe utarakora subscribe gushimira, nanagusaba kujya udutiza isegonda rimwe ugakora subscribe. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Naho utaha mu kindi kiganiro.